hanyuma rero muri iyo level 4 ugezemo abakobwa bahura n'ibintu byinshi. Abiga boarding hari ibyo bita gukarota, sinzi niba ubizi. Urabizi? Ndabizi. Ugasanga umwana bamwohereje ku ishuri, ababyeyi bazi neza ko ari ku ishuri, ariko wenda sometime hari igihe ababyeyi baba ari bize, umwana yahindurirwa ikigo, yajya kuzuza uko buzuza abanyeshuri urakuzi. Iyo bagiye mu kigo gishya hari nimero ushyiraho mu gihe wagize ikibazo, ku buryo ya nimero yajya iguhamagara. Hari abakobwa ushize nanyuzeho bari kubiganira, ndahagarara mera nk'uri muri telefone ariko ndi kubyumva, ugasanga bamwe bashyizeho nimero wenda z'udusore runaka, cyangwa se bagakarota hari ibyo bigiriyemo. Ibyo ngibyo rero muri iyo myaka ugezemo n'iyo level yawe ugezemo urimo gukomeza amashuri yawe, ubibona gute nko ku bakobwa bakora ibyo ngibyo, cyangwa se ubona ari cyo kibitera? Ikintu kibitera si akenshi nyine usanga ari babana nyine bakuze nabi, kandi nyine batahaye uburere. Hari n'abana bahabwa uburere ariko bakarenga ku nama bagiriwe n'ababyeyi, cyangwa se no mu gihe n'ababyeyi afite abamureze, inama bamuhaye yarazirenzeho. Ibyo nabyo bibaho, ariko ngiye kuri urwo ku giti cyanjye njye ibyo bintu ntabwo nabikora. Nimba ari nimero badusabye y'umubyeyi ngomba kuyishyiraho imwe kandi ya papa, nta yindi namba ngomba gushyiraho. Mu gihe habaye ikibazo akaba ari baba niwe bahamagara. ugasanga nk'umwana turacyari kuganira, bamutumye kujya kwiga ariko arirwajije, bamuhaye agashomaje runaka, aratashye ntagiye iwabo. Second term bakazamutegereza ngo agaruke kwiga, cyangwa abo biganye bakumva ati Faransina yaratwise. Ibyo bibaho cyane, ariko nyine njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo byambaho, kuko mu bitekerezo byanjye mba mfite ibyo bintu sinjya mbitekerezaho, nta nubwo njya mbyitayeho. Ikintu mba nitayeho ati ahazaza hanjye hagomba kumera utya, kandi mbifashijwemo n'umubyeyi wanjye, kandi nta kintu kigomba kunca intege cyangwa ngo kibe cyansubiza inyuma. Let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane cyane. Nanone ni N1 TV, ndacyari MC setting uko bisanzwe. Nakubwiye ko ari episode kuri episode, inkuru zitandukanye n'ibiganiro bitandukanye. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none twasuye uyu mwari akaba ari umukobwa ukiri kubyiruka, niko babyita. Yes, reka dutangirane nawe atwibwira, ndetse kandi hari byinshi mu ntego afite ku buzima bwe, nk'umwari ukeneye iterambere rye ry'ejo hazaza, ari nayo ntego dufite nk'abanyarwanda muri rusange. Ni byinshi cyane ari buze kutuganiriza, ngushimire dutangiranye, nizeye ko turaza kugerana ku musozo w'iki kiganiro. Hanyuma umeze ute rero? Murakoze kuba mwadusuye, banyita Bella. Ubu ngubu meze neza, ikirere kimeze neza. Muri mood tugiye kuganira? Ndi muri mood bya danje, ndi muri mood. Ubu ngubu twaba tugiye kuganira. Hanyuma njye mu byatumye nifuza ko tubasura tukaganira, mu minsi yashize hari umushuti wanjye akaba n'umuvandimwe wanyu yambwiye yuko wafunguye channel. Numva ni igitekerezo cyiza, ugasanga nyine umwana nkawe afashe umwanzuro akavuga ati reka nicare interinete nabonye nyifunguremo shene ngira ibintu runaka nyuzaho, mu gihe abandi usanga interinete bafite bibereye kuri Snapchat, amavideo bari guteretana n'isoresore. Igitekerezo first of all cyaje gute? Utekereza ati reka mfungure shene, umbwira uko cyaje n'impamvu ki n'ibyo uteganya kuzajya unyuzaho. Ngiye kuba narafunguye channel yanjye, ubundi byatewe n'iki? Njyewe bitewe n'uko nyine ngiye kuva kera nakundaga ibintu bijyanye na computer, narabikundaga cyane, na papa arabibona. Icyo gihe yanguriye computer bitewe n'ukuntu nayikundaga, yanguriye computer niga mu wa 4 primaire, bitewe n'uburyo yabonaga nyikunda cyane, nibwo yanguriyemo computer.
nyine nangira kuvuga ati se ubundi iyi computer banguriye nyibyazemo iki, nyine ni iki ubundi nayibyazamo kikaneza imbere. Ndangije ndavuga ati nyine nagize n'ibitekerezo byinshi pe, nkazajya mfata computer yanjye nkayireba nkavuga ati ubu se ngiye kuyibyazamo iki. Nyine nagize ibitekerezo byinshi, nyine igitekerezo cyaje kuza, nyine mfungura cano, ndavuga ati njyewe ubwanjye ngiye gufungura cano nyiteze imbere kandi kireho ibintu bya danje byajya bishimisha abantu bakishima kandi nanjye ubwanjye nkatera imbere. Nibwo buryo rero naje kuba nafungura iyo cano yanjye, mpita nyishakira n'izina. Yitwa gute? Ubu yitwa Happy Media TV Show. Ariko iyo bavuze TV show urumva ko hari ibintu bigiye bitandukanye uzajya ubagezaho buri munsi. Show nyine ibintu bivayibinga ku bantu, none uteganya kuzajya ushyiraho nk'iyo content? Njyewe se ibintu nateganya kuzajya nshyiraho ni ibintu by'amatalenti, kuba nyine nafata talenti y'umuntu nyine ibintu azi gukora birenze impano y'umuntu akaba ariyo naba nashyiraho, cyangwa nyine ibindi bintu nyine Muri make ni ukuzamura impano za bagenzi bawe. nanjye ubwanjye ariko nkaba nakizamurira impano. Ni yawe ufitiye wibonamo ihe mana? Njyewe buriya impano nibonamo mbona nzi kubyina kandi ndanabikunda cyane. Njyewe nkunda kubyina, Yego. ndanabikunda cyane pe. Ubwo rero next time urumva ko tugomba kugusura ukabanza ukadusamporinga n'uburyo uzimo kubyina. Cyane rwose ubutaha nzakabacishirizaho kabisa. Wari umaze kumbwira ko papa yakuguriye mashine uri mu wa 4 primaire, ubu ugeze mu kangahe? Ubu ngubu ngeze senior 5 nyine, ariko ku bintu bya nyine ku rundi ruhande ni level 4. Noneho rero iyo level 4 ugezemo guhera mu wa 4 primaire ni nk'ibiki by'ingenzi umaze kwigira kuri ya computer? Maze kugira byinshi cyane, nyine maze kumenya ibintu byinshi, uburyo na creatinga nyine Facebook, nyine nyikiritinge njyewe ubwanjye, nyine biriya bintu by'imbuga nkoranyambaga byinshi, nyine iyo level maze kubona Facebook yikoreye iki? nyikoreye ubwanjye nyine uburyo wari ubivuzemo nibwo nagira ngo wakere nayikiritinga nyine njye nkaba nayesitara mu bwanjye nyine, apana biriya bintu baba barakoze nyine kuri Google ku buryo tujya tukahita tuyesitara, njyewe nkahita nyikorera nyine yikiritingiye. Ariko mbere waravuze yikiriti sinzi ukuntu yarabivuze. Hanyuma rero umaze kutubwira ati mfite impano yo kubyina, nakuze nkunda mashine, mfite intego yatumye fungura shene nyita Happy TV Show. Nyuma yo kuyita Happy TV Show utubwiye yuko ushaka kuzajya unyuzaho impano z'urubyiruko ubwo muri rusange, impano za bagenzi bati, ndetse kandi nanone nawe ukanyuzaho izawe, sibyo? Hanyuma rero ubu ubona ari iki gitera urubyiruko kugira impano sometime zigapfundikiranwa ntizibone uko zimurikirwa abantu cyangwa se abanyarwanda muri rusange? njyewe mbona ikintu cyaba cyabitera, njyewe ubundi impamvu nanjye impano yanjye numva naba nayigaragaza, kenshi njye nshyigikirwa n'ababyeyi. Ababyeyi banjye baranshyigikira mu bintu byose, baranshyigikira bakanyicaza ati Bella ushaka iki, ni iki ushaka kuba wakora muri iyi minsi, bakanshyigikira. Rero ikintu naba natekereza, wasanga abo ngabo bandi badashyigikirwa n'ababyeyi babo, cyangwa se nta n'ubushobozi, ahubwo tuvuge ko ababyeyi babo wenda hari igihe usanga nta bushobozi babonye bwo kugira bashyigikirwe. wenda nabyo akenshi bijya bibaho, niko nabyumva. Komeza. Wamara gusanga nyine mu gihe wenda batashyigikiwe n'ababyeyi babo, utekereza ko abo bana uzajya bafasha iki abadafite ubwo bushobozi bwo kugira ngo impano zabo zigere ahagaragara? Njyewe nanjye mu bushobozi bwanjye niba bwaba ari buke mfite, ntekereza ko nazabafasha, nkazajya mbafasha nyine impano zabo ngiye nkaziteza imbere. Hanyuma rero muri iyo level 4 ugezemo,
abakobwa bahura n'ibintu byinshi. Abiga boarding hari ibyo bita gukarota, sinzi niba ubizi, urabizi? ndabizi. Ugasanga umwana bamwohereje ku ishuri, ababyeyi bazi neza ko ari ku ishuri, ariko wenda sometime hari igihe ababyeyi baba ari bize, umwana yahindurirwa ikigo, yajya kuzuza uko buzuza abanyeshuri urakuzi, iyo bagiye mu kigo gishya hari nimero ushyiraho mu gihe wagize ikibazo ku buryo ya nimero yajya iguhamagara. Hari abakobwa ushize nanyuzeho bari kubiganira, ndahagarara mera nk'uri muri telefone ariko ndi kubyumva, ugasanga bamwe bashyizeho nimero wenda z'udusore runaka, cyangwa se bagakarota hari ibyo bigiriyemo. Ibyo ngibyo rero muri iyo myaka ugezemo n'iyo level yawe ugezemo urimo gukomeza amashuri yawe, ubibona gute nko ku bakobwa bakora ibyo ngibyo, cyangwa se ubona ari cyo kibitera? Ikintu kibitera si akenshi nyine usanga ari babana nyine bakuze nabi, kandi nyine batahaye uburere. Ariko hari n'abana bahabwa uburere ariko bakarenga ku nama bagiriwe n'ababyeyi, cyangwa se no mu gihe nta babyeyi afite abamureze, inama bamuhaye yarazirenzeho. Ibyo nabyo bibaho, ariko ngewe kuri urwo cyawe. ku giti cyanjye njye ibyo bintu ntabwo nabikora. Nimba ari nimero badusabye y'umubyeyi ngomba kuyishyiraho imwe kandi ya papa, nta yindi namba ngomba gushyiraho. Mu gihe habaye ikibazo akaba ari babana. Niwe bahamagara. Ugasanga nk'umwana turacyari kuganira, bamutumye kujya kwiga ariko arirwajije, bamuhaye agashomaje runaka, aratashye ntagiye iwabo. Second term bakazamutegereza ngo agaruke kwiga, cyangwa abo biganye bakumva ati Faransina yaratwise. Ibyo bibaho cyane, ariko nyine njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo byambaho, kuko mu bitekerezo byanjye mba mfite ibyo bintu sinjya mbitekerezaho, nta nubwo njya mbyitayeho. Ikintu mba nitayeho ati ahazaza hanjye hagomba kumera utya, kandi mbifashijwemo n'umubyeyi wanjye, kandi nta kintu kigomba kunca intege cyangwa ngo kibe cyansubiza inyuma. Ugifungura shene ya YouTube, ese ugira na TikTok? TikTok ndayigira. Bibwira abadukurikiye bajya baguflowinga, barebe ko izo ntekerezo ufite n'ibyo uri guteganya, batangire baguflowinge, bajye bagerageza no kukureba. TikTok witwa gute? Noneho ngaruka kuri icyo kibazo nari ngiye kukubaza cya nyuma y'uko wafunguye shene, uko inshuti zawe zabyakire cyangwa ababyeyi. TikTok witwa gute? Nitwa Ayirahori Bella. Yes. Hanyuma rero nk'inama wagira abakobwa bagenzi bawe barimo kubyiruka, urumva nk'umuntu uba ugeze muri S5 umaze kumbwira ko ari level 4, urumva ko nawe uba ukuze, uba uciye akenge. Rero uko biri kose umwana ubundi w'umukobwa iyo ageze nka P6 ni handi noneho inama ziba zirimbanije, ababyeyi bamuha inama ku ishuri, hari ibyo biga, uburumbuke, ibiki byose, nta kintu na kimwe muba mutazi. Urumva rero kuba ugeze aho ngaho urabura umwaka umwe ngo usoze, siko bimeze? Ubwo rero urumva ko ntacyo utazi. Inama rero wagira urubyiruko, abakobwa bagenzi bawe, ndetse n'abahungu muri rusange muri mu myaka imwe cyangwa se mu rungano. Njye inama numva nagira bagenzi banjye n'abandi bari kubyiruka, inama nabagira ati nimugabanye ibintu byo kumvira abantu nyine. Reka mbere ubundi nk'inama nagira abakobwa, umusore araje aragushutse ati ngo baby ngo ngwino ugurire akantu, ngo baby ngo ndagukunda, ngo erega ngo urukundo rw'iki gihe ngo ni nyine muri iyi minsi sinzi ukuntu bari kubyita, nyine ngo ni ukubomorana. Ngo baby ngo ubundi ngo nta rukundo, ngo urukundo ngo ni ukubomorana gusa, ngo no nkugurire akantu nyine wowe tuhite tujya kuryama hariya hirya. Oya, biriya bintu wapi, urukundo ntabwo ari biriya bintu. Nibareke kugushuka ngo urukundo ngo ni ukuryamana, wapi. Wowe ikintu ugomba kwita ati se nindyamana n'uyu biragenda ute, ingaruka ziraza kuba nyuma ni izihe? Nawe banza uzitekereze. Rero inama naba nakubwira wowe, uwo musore uri kubikubwira, mubwira ati nimba urukundo ari urwo ngorwo pe, ntiruzarorere, kuko ingaruka ziraza kuvamo
tekereza ko ziranakwangiriza ahazaza. Nimba wifite nk'inzozi zo kujya muri Amerika ati njye nzakora iki, nzaba icyamamare, none se nagutera inda, ubwo ngubwo icyo cyamamare uraba ukikibaye cyangwa izo nzozi uraba ukizigezeho? ese buriya ninda gusa nagufana Na sida, ntabwo ari inda gusa, sida, imitezi, ibyo byose bazi izo ndwara zirahita ziza ku mubiri wawe, zishobora no kwangiza ubwo buzima bwawe bwiza wari wifitiye. Cyangwa nyine ushobora kuba ufite nk'ababyeyi nyine bashobora kuba bagukanira cyane nyine, ku buryo usanga nyine bahita banaguta, uretse ko nta mubyeyi wanga umwana we, gusa nyine umubano mwawe mufitanye ugasanga nawe urarangiye, n'inzozi yari agufitiye kugukorera nyine ibintu yari yaragupangiye mu hazaza hawe ugasanga bipfuye ubusa. rero nk'inama nabagira, bivuze ngo bareke ibyo kubomorana bite ku ejo hazaza, ni nako ariko byakagenze. ni nako byakagenze pe, ndumva ari byo bintu bakitaho. N'abasore buriya nyine ikintu cyabo muri iyi minsi nsigaye mbona ibintu ngo byo kujya ngo kunywa inzoga nyine pe, ibintu by'ibiyobyabwenge babireke, vuga ati njye ahazaza nshaka iki ngiki, ibyo kubomorana wangiza abana b'abandi wapi, vuga ati se uyu mwana ngiye kwangiza ahazaza yari afite haramera gute, nawe ubyibaze mbere yuko ujya kwangiza umwana w'abandi, nawe utekereze, naza akakubwira ati ngo ndatwite, uwo mwana ugiye kwita wenda ufite n'akandi kazi witagaho, ufite n'ibindi bintu wari uri kwitaho, none yibaze nakubwira ati ngo sheri ngo ngwino ujye kwita ku mwana wanjye, nta na gahunda ufite yo gushaka muri iyo minsi, uvuga ati ngiye kuba icyamamare, nyine mfite inzozi nyinshi, ibaze nakubwira ngo ngwino wite ku mwana, urumva ibyo bintu bye byaba ari byiza wapi? Rero ikintu naba namubwira ibyo bintu nyine ni uko yabireka nyine akabanza akita ku nzozi ze. So Bella urakoze cyane, dutangira iki kiganiro watubwiye yuko ufite impano yo kubyina, right sibyo? ubwo rero mu minsi iri imbere turaza gukora ikindi kiganiro wereke n'abantu impano ufite, hanyuma rero turi kujya ku musozo, ongera ubibutse izina rya ya shene yawe ndetse na TikTok bagiye baguflowinge, kugira ngo na bimwe muri izo nzozi mu byo uteganya mu buzima bwawe, nk'uko watangiye uvuga ati hari abana baba bafite impano ariko badafite support, uwo nzajya mbona afite impano nzajya muzana kuri shene yanjye tuganire. Nibyo rero navugaga ni bibutse, noneho tujye ku musozo w'ikiganiro. Channel yanjye izina naba narayipangiye ni Happy Media TV Show. Iyo channel rero nkaba nifuza kuba nateza abana nyine badafite nk'ubushobozi ariko bafite talent, nyine nkabateza imbere, nyine talent zabo zikajya hanze, nyine nanjye nibagiwe. So urakoze cyane. Okay, namwe murakoze. Kandi wanakoze ikiganiro neza, uri smile, uri proud y'ibyo uvuga, ubwo rero Imana ibigufashemo inzozi zawe zizabashe kugerwaho. Murakoze. Reka ngushimire cyane, we tubana mu buzima bwa buri munsi. Ni N1 TV, ndi MC Seti nk'uko bisanzwe, turimo kuganira na mushiki wacu. Mbere yaho twatangiriye naho dusoreje umaze kubyumva bimwe mu ntekerezo afite, ariko mu gihe usanga abandi bavuga bati nzajya kwinywera iburi, ngo nzajya kwicomera, nzajya kwangiza iki, nk'uko rero yahoze abitubwira, kugira ngo maze kumva inama nyinshi zitandukanye kandi agiriye urubyiruko bagenzi be bari mu rungano. Reka ngushimire cyane, we tubana mu buzima bwa buri munsi, wibuke gukora subscribe, dusubire mu biganiro bikurikira.